ubundi hari ibintu udashobora kubona mu buzima bibaho. icyambere umunyamurenge w'umusazi ntawe ubaho. Icyo ni icyambere. Wari wamubona? Icya kabiri nta munyamurenge w'umukozi wo mu rugo ndabona. Aho kanekereza. Tekereza neza. Aho byasaba kugenda gake. Ari rwesa ukavuga ati dore nguyu kadi niba ryo yita kadi karyama. Mbese ari nka bushaka wa musore. Ari umunyamurenge. Ariko nanjye ntawe nzi. Maze gutekereza. Binwa ya gasukari ndatekereza. Nsanga nta munyamurenge icya gatatu nta munyamurenge ushobora kubona w'umwarubinosi. Oya. Yes. Hari urabona se ufite uruhu ufite ubumuga bw'uruhu kumwe bari umwe. Hari urabona se ntawe ndabona umuntu wamubonye natubwire nyine kwa mugani nta mana bwa bwoko burasengeye wamubonye natubwire. Hari umunyamurenge urabona ari mu muhanda ari gutoragura amashashi. Amagare ndi kumubaze nta n'umunyamurenge ndabona ufite umwana cyangwa se nawe ubwe w'umunyamurenge. Umwana wo mu muhanda w'umunyamurenge ntawe ubaho. Mayibobo ngo nanze kuvuga mayibobo ushobora gusanga uri mu mutwe bisanzwe ariko mu muhanda no kuva kera sha namba bo mumenye irene ko yakuriye mu gatsata ntanumva ese buruva yakubeshya ara mu magaraje ni yaragakwewe yarababonye. cyo koza hari uwigeze gusara bakajya banga kubyemera ko yasaze abandi we wamureba